so YouTube aho ni hamwe ni hake ushobora kubibona ariko ugiye nko mu ma WhatsApp y'abantu mu ma Snap nyine kuri social media z'abantu ho biri too much kurusha n'izo za YouTube n'ama Instagram byinshi biruzuye iyo video narayibona ababihererekanya no vanga ababihererekanya babaza nyine. Okay. None Instagram yawe barayihakinze? Oya iriho ahubwo nuko nari nsigaye posting ifoto nkahita mbona nk'umuntu aje nko muri comment yansemo nk'ibintu ngo wowe ngo nabo nyine ibintu bitangaje nari narekeye mvuga reka mbanze ndekere gupostinga ndebe ahantu ibintu biri kugana ariko nabonye byabaye too much rwose nayoreje best friend wanjye uwo nita best friend wanjye unzi neza gutya neza 100%. Arambwira ngo ariko warasaze hambwa ati ibyo bintu mbabara ntongeye no kubenyoherereza nose nyine uri kubona ari wowe ndabyibara mbona ni ibintu biraho bikomeza gutyo abashuti banjye bose barabiboherereza uwo babyohereje unza akavuga ati oya uyu muntu si muyango babyohereje ariko nanjye ntangira kujya mbona ari njye nkajya nzuminga habaze se muyango nuw'imbere cyangwa nuw'inyuma abantu batangiye bavuga ngo ni abantu benshi bafite mu matelefone yabo abantu bafite amavideo bambaye ubusa sibyo mu by'ukuri ibi bintu mujye munibuka yuko hari ibintu umuntu wenda ni urugero aba yarakoze mbere kera uri kumva wenda ataranagira n'umuryango ubwo ndi kuvuga ku bantu bagiye babashakana nyine bashatse bafite abagore n'abagabo uri kumva bakaba ibyo bintu barabikoze kera sibyo ugashaka kubigarura ubu ngubu kugira ngo wangize izina rye sibyo niba umuyobozi wari baje akatubwira ati gukwirakwiza aya mafoto y'urukozasoni ni icyaha ariko mugatangira mu my inbox yanyu buri kanya ukohereza umuntu n'umuntu yajya kudefanda umuntu ngo yusiwe ngo siwe nabyo bikaba ikindi kibazo ntabwo twumvikane rero ntabwo njye kudefanda muyango nta muntu uje kumudefanda hano nawe afite umunwa niba ariya mashusho araye azatubwira ukuntu yagiye gufata yego so muyazamuka tuvugana uravuga ngo urashaka kugira ikintu bivugaho muyango ayo mashusho warayabonye narayabonye ariko uvuze YouTube gusa indirimbo yo mu gitabo twaba tuyiririmba indirimbo y'ijana mu gitabo cy'abadive bayita gute ndashaka muyishyireho hanyuma noneho turirimbe dusenge ubundi tuze twirukane roho mbi Gateka Kagame uraho ariko genda Kagame uri igitangaza niko ye wiriwe wakwirirwa gute nta kwirirwa ntako wiriweho mumbabare musharinge ino space muhereze link nkoka byaramwe ibintu imihanda imeze nabi birenze ukwemera bahurure dore babantu tugaburira bari he YouTube mu basharinge nibo bazana bakagira umunwa muze tumanze uko bagenda bagakora ikiganiro bagakora amatayito bagashyira ibiganiro wowe ndakubwiye ngo bashobora gukora tayito wajya kureba muri icyo kiganiro cyabaye kumva tayito bashyizeho n'ibintu biri mu kiganiro nta hantu namwe bihuriye nta hantu hamwe bihuriye ariko ibyo nta kibazo as long as abantu baba baje bakabyumva ibyo hano bashaka kuvuga ariko nyine ibintu bimaje kuba too much abantu nibaze rwose batanga ibitekerezo tureke ibintu byava mu nzira vramo nta bitekerezo biri nawe rero ibyo bizajya byo kwigira marayika nibyo ntashaka nta bitekerezo bigiye gutangwa hano hagiye gutangwa agasopo cyakoza ni gasopo byo urumva tugarutse mu mvugo yo kwamagana abantu bagomba bakwirakwiza umva reka ngewe mbanze njye gusharinga ino ntuza kuri nyaruka ariko wabatije ejo bundi se uzuna dusengerero ho mbita twuri kuri Snap yego sha mumbabare nimutangira ikiganiro nk'abasengero usengera amasengesho ntabwo ari burenge ntabwo yarenga etaje yo kwa Kabuga yego ya ha amasengesho araza kurenga kumuhima urasetsa ararenganye ageze kuranyura kwa Gitwaza akagaragaza mu kanwa babara mbanze gisharinge kuri Snap we no haba udukobwa tugira amateka babwire ko byatangiye babwire ko twatangiye sawa none keretse nimbanza kubaririmbira none simagira ngo banze baririmbire keretse n'indirimbo y'igihugu reka nshake indirimbo nabaririmbira mu ijwi ryanjye rikundwa n'abakobwa gusa
mubabwire ndaje mbanze bakubitamo akaririmbo. Hari n'indirimbo nasohoye, rega buriya ndirimbo ya The Ben yaririmbiye umugore ninjye wayanditse. Iriya ndirimbo ya Forever ninjye wayanditse, nuko mutajya mubyumva. Forever ninjye wayanditse my friend, urumva? Ni Forever ni inyandiko y'akasamutwe, urumva? Hari igihe ufite urukundo rwinshi muri no urumva The Ben n'ubwanwa bwe ari amagambo yari kuyakura hehe yo kwandikira imitoma nk'iriya n'ukuntu abakobwa baba bamwirukanka inyuma. Ari amagambo ya Forever yose ninjye wayamwandikiye, buriya ndirimbo ninjye nyirayo. Urumva? So musharing space, abantu mukoresha platform zose mubabwire ko mwacitswe. Abantu bacitswe mubabwire baze kumaze nage posting kuri ntuza kuri Instagram, niho ngira abantu 2-3 muri he musharing space, abantu baze. Ndaheneye abantu uyu munsi nkeneye abantu, yaba abahungu yaba abakobwa ndabakeneye. Ahangaha ndaza gukeneramo umuntu wese uzi ko ajya irari ry'umubiri akumva yahuza igitsina n'ikindi, ujoining iyi space. Niba uri mpwisa umeze nka Godfather ntuhisha, ntabwo iyi space kureba. Ariko niba ugira gutyo umubiri ukakurya ukumva ushobora gukenera mugenzi wawe, iyi space irakureba. Okay. Ijwi ryanjye rikumvikana neza, murimo kunyumva? Ndimo kuvuga mukanyumva muri rya jwi mukunda. Muginga yaravuze shango mfite ururimi rubyimbye mu kanwa. Muginga akagabo k'uruzingo rw'umwozo, mufite ururimi ruzinga mu kanwa, mfite ururimi rubyimbye mu kanwa nyagupfa. Ewe okay. Ni mushinga agasonga bugari, ubu ngubu cyo kuvuga ngo mushinga agasonga bugari. Mufata agatebe, abadafite agatebe, abagore muri main space mufata agasambi mukubi kibero ku gasambi, muze numve. Urumva? Muze numve. Urumva? Abagabo ni mushaka agataburete, abandi muhagarare ku maguru abiri, muze mwiyumvire. Godfather yaravuze ngo ngomba gukizwa ibi bintu, umuntu akajya avuga ati haleluya hamera, ibi bintu biteye ishoze, reka mbivuge gutyo. Mubwira abantu babwira abandi. Hanyuma ndaza gusaba space, ntabwo turi buze guhereza abantu benshi ijambo, reka da, ntabwo duha abantu benshi ijambo. Uyu munsi ndahereza ijambo abantu bakeya bashoboka, I'm telling you, abantu bakeya bashoboka nibo ndi buha ijambo, kuko iyi ni space iri buze kuzana amarangamutima menshi cyane, hari buze kuvugira mu bintu bikomeye. Kuko mubireba space agira ngo niki Uwase Muyango
Miss Photogenic 2019 cyangwa 2019 avuga ku mashusho y'urukozasoni, ubwo ni video ziri gusambanyi zivugwa ko ari izi, arabivuga ko iki ese ni ibyo se rero. Ahangaha Muyango nimutega agatebe nimufunge amabutu gikomando, sinkeneye ko hari umuntu winjira muri iyi space yambaye ijipo, ndashaka buri wese winjira muri iyi space aza yambaye akabumba amagara. Space iratangiye, anatanga space abantu bataraza, baracyari bake, space ndayitangira ku bantu 500 my friend, ndazamura Muyango ku bantu 500, bivuze ngo mugomba gusharinga space. Mbibutsa ko ubu turi kuvugana muri Single Connect, bimwe mu bimenyetso by'uko iyi application ikora mu buryo bwimbitse, mwirebere kuri platform kuri dashboard. Abambere batangiye gushyingiranwa, ni witegereza barakwereka chat za mbere, aya masaha urugo rwabaye urugo, abana basa neza muve kuri babandi. Urabona umwana w'umukobwa ufite inzobe yaka yahuye n'umwana, uyu muhungu ni w'ikamembe, uramubona ni w'ikamembe, se acuruza sima, acuruza sima. Uyu musore yaragiye yaragiye muri yacuruzaga sima ahantu bita Mwanza, yurira indege bakorera wedding mu Bwongereza kubera Single Connect. Ntakubwira ngo downloading Single Connect ugafunga umutwe. Ibi bintu ni mureki, ibintu babahaye opportunity yo kubikora ku buntu mu minsi mike izaba yishyura. Ni mu downloading Single Connect, ni platform twagize amahirwe yuko tubona na orientation y'abantu bayikorera shaba abanyarwanda, nk'abantu bavuga ikizuru ntabwo bashobora kugira amahirwe twagize. So mu downloading Single Connect, nimurangiza ku download Single Connect, ibindi muraza kunshimira nyuma. Dore abambere batangiye gushyingiranwa. Amakuru mfite nuko DJ Brian agiye gukora ubukwe n'umusore wo muri Bangladesh, yakuye kuri Single Connect. Mwe muri aho ngaho murazanye ngo DJ Brian ngo yakize ngo tatuwaje yakaracine kove ku kuguru, ari mu rukundo rw'insazi. So do you think ko DJ Brian yatabona Single Connect yari kubatizwa? Oya masaha araje basanira umugabo mugiye kumbi bagiye gukora ubukwe. So tuva aho ngaho mbibutse ko ni Single Connect. Tuvuyeyo reka mbabwire ko niba ufite ikintu cyose ushaka gukora, ufite wedding, ufite ubukwe, ibi bintu nabi postinze ubushize mu bica amazi, ufite wedding, ufite ikirori cyari cyo cyose, ufite anniversaire mu mujyi wa Kigali, ufite ibirori runaka wa graduatinze, shaka icyo bita Inzora. Inzora ni company y'umukobwa bita Jaja, cyangwa ni company sinzi wasanga ari na manager wayo cyangwa ari umukozi mu bakozi simbizi, ariko nimwe muri company ifite abakobwa b'intangarugero, ifite abakobwa beza pe, ifite abakobwa beza, ifite abasore beza, baguha service ukagira ngo wavutse mu muryango w'ibwami. Turi kumwe? So ngayo nguko ni Inzora. Mugende murebe kuri dashboard hani wanje, mugende murabona details zose zirahari. Bakora ibintu bikurikira: Inzora protocol, performance, event, venue. We offer advertisement, protocol, meeting, event, concert, wedding. For more information, kindly contact us DM cyangwa kuri plus 250 78 39 86 216, cyangwa ukabareba kuri adresse KGA 213 Kigali mu Rwanda, cyangwa ukajya kuri Inzora services.com. Ngayo nguko mukanje gutangira space yanzanye, tuvuga ibyo tugomba kuvuga, nindangiza space ndaza kuyifunga, muraba mwumiwe. Muri iyi minsi rero DJ Brian abantu wamaze kuboneka byatari, ntabwo ndibuze kurya indi cyangwa ngo nyure iruhande. Dufite umubyeyi, akaba umunyamakuru, akaba umushyushya rugamba, akaba Esariye araje mu kanta. Ntabwo ndagira igihe cyo kumuhamagara, ni muhamagara agahitaza. Erega ijwi ryanjye rirenga imigabane my friend, ni ngewe umuntu ufite ijwi rirenga imigabane rikanyura mu nyanja ya Ocean Atlantic, rikambuka rigategereje ko magira umuntu w'ikigali. Jaja umeze neza. So mbere yuko dukomeza, reka mbabwire ngo ahangaha ntabwo ndibuze kunyura uruhande ngo nyura uruhande. Muzi ko hamaze inkundura y'igihe kirekire, aho abantu ikintu cyitwa amashusho y'urukozasoni ari ikibazo muri iyi minsi, akomeje gushengura imitima y'abantu, aho umuntu agenda bagafata amashusho y'ubwambure bakayasakaza. Kubera iki bo bayifata? Tugende gakeya. Kwifata amashusho ni ikintu kimwe, ntabwo bigize icyaha. Kuyafata ntabwo biragira icyaha,
ariko kuyasakaza no kuyashyira ku mbuga nkoranyambaga ibyo bigize icyaha, sindi buze kubisubiramo. Umuvugizi wa RIB yabisobanuye kera, n'ujya no mu itegeko birahari, biragaragara, ni ibintu biri clear. Twumvikane rero, Mhm. ikintu kiriho kiduhurije aha ni kimwe. Ntabwo nibuze kunyura uruhande ngo urabona ngo nkwe. Miss Rwanda Photogenic 2019 Uwase Muyango, irindi yitwa ndewe, Uwase Muyango, uyu amasaha tuzi nk'umunyamakuru, nk'umushusharugamba, nk'umukobwa wikorera ku giti cye, ufite company nayo ikora protocol nk'iyo nari maze kuvuga. Uyu munsi tuvugana n'umubyeyi Mama Miguel. Aya masaha hari amashusho akomeje guhindanya izina ry'uyu mubyeyi, yagiye hanze. Turavuga tuti ibintu ntibikwiye ku mubyeyi, nyir'ubwite agomba kubishyiraho umucyo, noneho tugasaba ko ibintu byakwamaganwa bikavanwa mu bantu, ariko nyir'ubwite yamaze kugira ikintu abivuga. So ngayo nguko Brian, mpamagarira umuntu bita Muyango azamuke mu ijwi rya gikobwa. uretse oya araza Muyango naze narindi kumwandikira kuri snap ariko ndibaza yuko aje. Nakandiho ndamushaka. Yego, gusa nanone mbere yuko tuvuga kuri bino Hanyuma reka bintu uretse gato reka mbwira umuntu bita Chita mvira muri space. kubera Ibigambo hurutura ngo abantu baza ngo muri space bavuga ubusa, bafite amazina nk'ay'imbeba. Ubwo ugiye kureba abantu bakora ama space, nawe ufite isura nk'iy'imbeba, tumuka muri space yanjye, soka muri space yanjye, niba zikorwa uraza kubyagira muri space ukora iki, uvuga ko zikorwa n'imbeba. Wewe tugatuka abantu kavuga ko abatagaragara ngo bagaragara amasuro y'imbeba. Ubwo nje nawe iyo uvuze gutyo, what do you mean? Mufite kibazo ki? Urakora iki muri space? Mana yanjye ibintu bizarangira Reka maze mununike. Uravuga ko space zisenya. What are you doing here? Uraza kuzuza umubare kugira ngo ugire audience nini gute kandi uvuga ko zisenya? Kushobora kudefanda mugenzi wawe ntabwo bivuze ko ushobora kwataka abantu. Mujye mureka ibyo bintu. Yaba space izi Twitter n'ibiganiro mukora kuri YouTube yanyu nibiye bisenya. Wowe urafata abantu ukabagira umwanda, ukavuga ko bafite amazina nk'ay'imbeba, warangiza ukaza kubyagira muri space. byose babivugiye ariko se none Nabonye banyohereje ibice by'ikiganiro ariko ubwanuka ari kuvuga ubwo busa, kanze ngo utumure sikigawe. Cyaragiye hari umuntu uragenda kuri kudefanda umushuti wawe Sabe, ntabwo bivuze ko ushobora kuza kuvuga ubusa. Ufata abantu ukabifatira uruganda ngo bafite amazina nk'ay'imbeba. Dufite ku minota hanga umuntu agenda kibase nagitumwe nakivanyemo. Ntabwo ngiye bajya bamenyera my friend. Ntabwo ngo ari we ngiyewe, ntabwo bikundi waje, ntabwo bikora. Nabonye ikiganiro ndumva ndumiwe. Ngo space ngo zikorwa n'abantu ngo bihisha ngo mu mazina ngo mazina nk'ay'imbeba. Wo kuri kudefanda Sabe uri nibyo bikore, ariko reke kuza ntukaze kubyana ko ngewe ntabwo ari byo. Satani ni umugome kabisa. No, umuntu araza kubyagira muri space gute kandi yavuze ko ari ko space ngo zisenya gusa. So anyway, Muyango niba wahageze ntabwo iyi space iza gutinda, zamuka. Oya Muyango kuba harara hari ahubwo muyazamuka ubura ahangaha gusa nge mbere yuko dutangira zamuka tugiye kuva imuzi iki kibazo. Muyango ndagushaka kuri quest nka Mike. Ntabwo ari na Muyango wenyine Godfa, ntabwo ari na Muyango wenyine, ni abantu benshi hano hanze bafite amafoto y'abantu bambaye ubusa amatelefone yabo, sibyo? So nje urumva nagiye kuri direct ku kibazo. Yes, ni abantu benshi bafite mu matelefone yabo abantu bafite amavideo bambaye ubusa, sibyo? Mu by'ukuri ibi bintu mujye munibuka yuko hari ibintu umuntu wenda ni urugero aba yarakoze mbere kera, uri kumva, wenda ataranagira n'umuryango. Ubwo ndi kuvuga ku bantu bagiye babushakana nyine, bashatse bafite abagore n'abagabo, uri kumva, bakaba ibyo bintu barabikoze kera, sibyo? Ugashaka kubigarura ubu ngubu kugira ngo wangize izina rye, sibyo? Niba umuyobozi wa RIB aje akatubwira ati gukwirakwiza aya mafoto y'urukozasoni ni icyaha, ariko mugatangira mu inbox yanyu buri kanya ukohereza umuntu, n'umuntu yajya kudefanda umuntu ngo siwe, nabyo bikaba ikindi kibazo. Ntabwo twumvikane rero, ntabwo ngiye kudefanda Muyango. Nta muntu uje kumudefanda hano nawe afite umunwa zikwiye. Niba ari amashusho araye azatubwira ukuntu yagiye gufata. Yego, so muyazamuka. Ntibibaho, ntabwo bishoboka. Ariko mva nkubwire Godfa, nubwo tureka na Muyango wenda n'abandi bose bafite amavideo y'abantu banyabo banagaragara no mu maso ari byo, none se bayasibye cyangwa bagashaka kandi yashyira bibatwaye iki? Ariko uziko n'igihe umuntu aza akakwiba video muri phone yawe man,
utanayimuhaye ku bushake wenda, kuko abakobwa benshi bafite ibintu, bafite muri ma eyes only ibintu byinshi cyane byabo bibikiramo utuntu bifata bari mu rugo bakatwibikira. Hari igihe rero umenyana n'umuntu akaza iyo video akayifata akaba ari bisakaza utanabigizemo n'uruhare, sibyo? None ibi bintu bigatuma none bikava no kukoherezanya ayo mafoto, bagashaka no kuzanamo n'imiryango. Ngewe nk'ubu ngubu muri space chat yitwa ngo no Kazungu boss, ndi kumubwira ni waretse kubera iki buri gihe ubona akusa nk'uyu muntu uri kumamagara abana nari kuvuga aramamagarira iki ngo iki ntabwo umuntu arimo aramamagara ndimo ndavuga kandi ari hano muri space ndimo ndamureba ari kumpamagara ku telefone, usa arimo aramamagara kugira yerekane iki. Njye nari ndimo ndakubwira, sibyo? Ibi bintu bimaje kuzajya biva noneho ku muntu bafashe video ye bakayisharinga bagashaka no kwinjira no mu miryango, ngo urabona ngo runaka ngo na runaka ngo twese uyu mutipe witwa Kazungu ka boss. Ndeka nze nkore screenshot amashati we muyishyira no kuri dashboard, mureba abo bantu bita ngo mwita ngo naba blogger mufite, ngabo ba blogger ba mbere unanasaba ukambwira ati se ibyo bintu wa postinze wabikuyeho, sibyo? Igihe cyose utazi ukuri nguva ngo nimuzongere ngo kumbwira ubusango ribunga abantu ngo bayifashe ngo wagira ngo ni kwase ngo bagende ngo bajye kurega. Mani ntago ribu ni urwego rwashyiriweho abaturage kugira ngo bavuge ikibazo badashoboye kwikemurira, sibyo? Ariko niba umuntu agusabye gusaba ku neza ngo kuraho iki kintu kuko ntabwo uzi amakuru yacyo ukamusamira hejuru kandi witwa ngo uri umubloga, ahubwo nimwe burozi, muri abarozi pe. Dore Muyango ngaho, dore nguyu, fungura microphone yawe wivugire. Okay, mukanya ndaje mwakire urukumva aza twibwire ko ntabwo space ndagutinda kuko ibintu biratangaje nababaje, ariko ndaje nakire Muyango mukanya. Ibyo ngibyo uko tubwira ibyo ngibyo izo screenshot zizane. So muyandi magambo rero, nkuko mubizi bibabaje cyangwa bitangaje kubona muting aho gatoya gate. So biba bitangaje cyangwa bibabaje kubona ibintu nk'ibi ngibi bimaze kuba too much. Ndavuga nti no, ibi bintu bishoboka bite? Noneho Muyango ntabwo mvugana nawe, Muyango nta nimero ye ngira. Noneho nagiye kumushaka kuri Instagram, sanga bamugije kuri extent yuko platform ya Instagram itari. Ndavuga uretse gato, ibi bintu bishobora gupushinga umuntu ku buryo bashobora no kumugeza naho platform ye ay hidinga. Wewe hiding nka societe turimo turagana he? Nanyuze ku bantu bazi Muyango, ibi ni uko umuntu ahagaze. So ndavuga nti rero uko biri kose, uko byagenda kose, reka tuvugane na Muyango. Muyango aravuga ati aho nagerageje kuvugana nawe, navuganye n'umubyeyi numva afite agahinda gakabije. Ndavuga rero kugira agahinda ni kimwe, no gukora amanyanga ni ikindi, cyangwa no gukora ibintu bidahwitse ni kimwe, kwiyandarika no gukora ibitari byo. Ndavuga reka tuze kuganira na Muyango, yemera yo gutanga platform tukaganiraho ku bintu byubaka azironga bidasenya. Jewe ndi tayari kugira ngo dukore icyo kintu cyangwa dukoreshe platform icyo kintu. Ngayo nguko Muyango, wiriwe neza gutfa. Amakuru yawe? Meze neza, nawe meze neza. Ndore nabonye n'umugore muri Single Connected hafi kuza gukora ubukwe, nizere ko aba bakobwa bawe bazaza gutya bakankora mu bwanwa bakambwira ati mutware. Dai nta kibazo. Muya, umeze neza, urakomeye? Kigali imeze ite? Ku isibo bite? Mwaduhaye show shanda nyine urebeye inyuma akazi biragenda, mu rugo tumeze neza nta kibazo. Okay, rero ngiye buriya nkorera imbere, ntabwo ngiye nzi kunyura ahangaha ngo nkate njye hariya hirya ngo ngaruka ngiye ngira straight to the point. Ugiye kuri YouTube title urasanga ikiganiro, niba ni hehe nabibonye sinzi YouTube channel, ugera kuri YouTube ugasanga ngo amashusho ya Muyango cyangwa video z'ubusambanyi za Muyango, bagakora gutyo inyandiko, nikoresha inyandiko ziri ku ma YouTube ndetse n'ibiri n'ama headline, bagafata ifoto yawe isanzwe bagashyira bakavuga ati amafoto ya Muyango ari gusambana cyangwa y'ubusambanyi. So ibyo bintu bimaze kuba tuma cyangwa byakubimaje kugaragara kenshi cyane.
tuvugana uravuga ngo urashaka kugira ikintu bivugaho Muyango, ayo mashusho warayabonye? Narayabonye ariko uwavuze YouTube gusa YouTube aho ni hamwe ni hake ushobora kubibona ariko ugiye nko mu ma WhatsApp y'abantu mu ma Snap nyine kuri social media z'abantu ho biri too much kurusha n'izo za YouTube n'ama Instagram byinshi biruzuye iyo video narayibonye. ababihererekanya ni ukuvuga ngo ababihererekanya babaza nyine. Okay. None Instagram yawe barayihakinze? Oya, iriho ahubwo nuko nari nsigaye posting ifoto nkahita mbona nk'umuntu aje nko muri comment yansemo nk'ibintu ngo wowe ngo nabo nyine ibintu bitangaje. Nari nararekeye mvuga reka mbanze ndekere gupostinga ndebe ahantu ibintu biri kugana ariko nabonye byabaye too much rwose. Okay. So rero turashaka kugira ngo tumenye like ntabwo turimo kuganira nka societe nk'aha ngaha nk'abantu nk'abavandimwe turimo turaganira turavuga ngo tuganire nawe utubwire. So iyi video nanjye nayibonye da turabona video y'umukobwa ntabwo niyo mvuge ngo niwe kuko ufite ukuntu ntabwo zarasinza guhamya ko ari wowe kuko ntabwo nari mpari. Tuvuge umukobwa kugeza amasaha njye nabonye ameze nka Muyango cyangwa ari Muyango asa na Muyango. Hari ahantu wari uri hehe byari bimeze gute wisanze hari ahantu gute? Icyo ni kimwe. uretse gato njye nta miyaga twumvikana twabonye video. So ndashaka kugira ngo utubwire iriya video imva iriya video no kuyitirirwa ni wowe, niba ari wowe yageze hanze gute? Waba warabigize uruhare kugira ngo ije hanze? Icyo ni kimwe. Niba atari wowe kubera ikiri ko kwitirirwa ikindi cya kabiri iki nimo gusaka gusa ngiye kuvuga ijambo utubwire ukuntu abonye video nuko yagiye bitubwire noneho tusabe uburyo abantu bagaragara gusakaza iriya video. Yego ngari ngo ijambo ni ryawe. No kuvuga iriya video nayibonye hashize igihe kinini, hashize nk'ibyumweru nka 2 niba ntibeshye. Muri kunyumva? Turakumva. Hashize nk'ibyumweru 2. Iyo video umuntu wa mbere wayimpaye ni umushuti wanjye, arambwa ngo hano hari video hari umuntu umbaje ngo uwo muntu ni wowe. Manza kugira ngo ni black. Iyo video ndayireba mbona aho hantu simpazi, mbona abantu simbazi, mbona nyine ibintu byose mbica amazi ndavuga ni bya bindi bya social media ndabireka. Iyo video nyihereza umushuti wanjye amaze iyi video wayibonye mbaru ndebere neza uwo muntu urimo uri kubona. Nayoreje best friend wanjye uwo nita best friend wanjye unzi neza gutya neza 100%. Arambwa ngo ariko warasaze. Hambwa ati ibyo bintu mbabara ntongeye no kubinyoherereza nose nyine uri kubona ari wowe. Ndabyibara mbona ni ibintu biraho bikomeza gutyo. Abashuti banjye bose barabiboherereza uwo babyohereje unza akavuga ati oya uyu muntu si Muyango babyohereje, ariko nanjye ntangira kujya mbona ari njye nkajya nzuminga habaze se Muyango ni uw'imbere cyangwa ni uw'inyuma. Abantu batangiye bavuga ngo ni Muyango ni uw'imbere, ngaho ngo ni Muyango ngo kera ngo atarambara ngo bracelets ngo zo no bazita gute turatuboro Brian yambara ni amapaleye. Iyo voice note ndayifite umuntu rwose arimo arabishimangira ngo urumva ngo ni Muyango ngo kera ngo atarambara paleye. Abanyarwandakazi sindambara paleye sinzi nuko zisa. Birarangira Muyango w'imbere abavuyeho. Okay, numva ko ntari Muyango w'imbere. Tujya kuri Muyango wa kabiri. Muyango wa kabiri uri aseka nka Muyango. Nkazuminga umuntu nayohereje ni wa mwana dukorana witwa DJ Trick. Nambwa Trick gerageza unyereke mu bakobwa bari nkwereje baba Muyango, nyereka Muyango umwe maho ngaho. Trick akajya zoominga agakora ama screenshot agakora ibintu byose bibaho. Ndavuga uyu nawe rero ni umushuti wanjye buri ari kwanga kwemera cyangwa no kuvuga ati uyu muntu ni Muyango. Nyuma yaho hari abandi bashuti banjye bari bazoheje ko bo bakabona ko umuntu ntago ari ngewe. Nyuma yaho haza umushuti wanjye arambwa ati Muya wabonye ibintu byabaye nkora screenshot hari umuntu nyoheje video arambwa ngo uyu muntu ni wowe, ariko ngewe uwo mukobwa ndamuzi. Ndambwa uramuzi for sure? Arambwa ndamuzi yitwa gutya mbwira amazina ye. Ndamwamireza Instagram ye arayimereza njya kuri Instagram y'uwo mwana. Nibyo koko nanjye mbona niwe.
numva nanjye nyine kugira icyizere mu mutima mvuga ngo ubwo yabonetse reka mubaze mwese uwo muyango muri kumwe mwahuye ryari mwahuye nyine gihe ki barumbwire. Ngiye kuri Instagram ye mbona akuyeho ifoto ye. Byatangiye asiba amafoto afite yose kuri Instagram. Bwa kabiri mbona araje akuyeho ifoto iri kuri profile. Mbona ukuntu atangiye gukuraho ibintu bye, ndavuga uyu muntu ashobora kuba nawe atorohewe atamerewe neza, ntabwo ari icyo gihe cyiza cyo kuba namwaprocinga. Ndabyiyorera nkajya nanabona mvuga ati kwa kunyine uba ufite confidence uvuga ngo ibyo byose biragaragara ko uyu muntu atari njyewe. Ariko abantu aho babera abantu babi nta muntu n'umwe ushobora kubona ikintu cy'ukuri ngo agifate nk'ukuri cyangwa cyemere nk'ukuri. Ibyo bintu ndabyihorera. Nyuma yaho mbona bikomeje kuba ibintu byinshi. Nyuma harimo undi muntu ugaragaramo kuko ni abakobwa babiri n'umugabo umwe. Nyuma yaho bikomeza nyine kumbera umutwaro, nkajya numva abashuti banjye bose arambwira ati muyange nahuye n'abantu turaserera, banyemeza ukuntu umuntu ari wowe, ndarakara, mbabwira ukuntu atari wowe, mbabwira ukuntu nkuzi, ngendera ku bintu, ngendera nuko ndi kubona video n'igihe imaze. Ariko abantu banze kubyemera, bati bihorere nanjye abantu barimo barakomeza bayinyoniza nkababwira singewe, ariko ndabizi ko bari buze kugeraho bakabyumva. Njye nari nabifashe nk'ibintu byoroshye. Nyuma yaho abashuti banjye nabo ntago banyuzwe, bakajya baca inyuma bakajya gushaka ba bantu, yaba umukobwa yaba umuhungu. Hariho nzi wavuganye n'umugabo aramubaza ati se uriya muntu ni Muyango? Umuntu aramubwira ati uriya muntu si Muyango, ibyo bintu mubimukuremo, twarasebye byaragaragaye, ariko Muyango ntago ari we, nta nubwo nziranye, sindanavugana nawe, sindanahura nawe, mubona kuri social media gutyo. Ejo bundi ndi kuri Instagram umushuti wanjye anyohereza umwe mu ba blogger bakorera kuri Instagram, yakoze ifoto, yafashe ifoto, afata ifoto yanjye n'umugabo wanjye, akora inkuru ndende yandika ibintu byinshi, ngo noneho ngo basi nabisubiramo pe ko ibintu byarankomerekeje, nanjye no mu kazi mpita mbyihorera, ndavuga kamwe mbiretse. Ndamwandikiye namwe se uri sure? Ndamwanjye sinanga gukorwa inkuru kuko ni byinshi mu mvuga, ni byinshi mwanditse, ariko uri sure ko ibi bintu wanditse ari byo? Atamwangora ngo ntago ndishona, none se uri kubiterwa n'iki? Ndambwira at least fata ifoto yanjye uyishyire hariya, ariko rikakuzana ifoto ya famille irimo umugabo n'umwana, uyishyire hariya uvuge ko Muyango ngo amavideo ngo mwayabonye. Birarangira ayongera afata indi foto yanjye n'undi mukobwa umwe, nawe nari buze kuvuga kuko nawe ndumufite case nk'iyo ngiyo, aradufatanya akajya kompara akandika mbese ngo mukurikije ibintu mwabonye ngo ari Muyango ngo na runaka ngo ninde umeze neza. Uwo muntu nawe mbona kumwandika, mbona gukomeza mubaza ibintu nk'ibyo, ndamwihorera birarangira. ariko uwo muntu wamuvuze ko ari Kazungu. Nuko Kazungu rero ndavuza tapu Kazungu nawe nyine njye ni ibintu nari nafashe nk'ibintu byoroshye, kugeza igihe nagiye kuri YouTube mbona hari ikinyamakuru cy'umuntu witwa ni Badrama, yagiye akora inkuru banditse title ivuga ngo Yesu we ngo Kimenyi na Muyango ngo bose ngo ubusa bwabo ngo twarabubonye. Gutyo title ni gutyo ivuga. Nuko nubwo rero nahise mvuga, ndavuga rero ibintu bigize gute birakomeye. Ariko hagati aho njye nkibona video ku munsi wa mbere naravuze reka ibi bintu njye kugira gute mbanze kwanza mbimenyesha ubuyobozi. Ariko njye sinari nzi ko ahubwo iyo ureza abantu cyangwa uvuze ngo ibi bintu biri kuzenguruka, sinari mfite kuvuga ngo nabibonanye, kuko abantu bose bari babyohererezanyije bose kuri Snap ngaho, babakobwa abandi abahungu abanyamakuru biki bose barimo barabyohererezanya. Rero uwo munsi wa mbere ibyo by'imibiri bishize nyine natanze ikirego, ndavuga reka ndebe ukuntu ibintu bimeze kameme, nshaka no kunenga abantu hano babonye space, bamwe batajya kunyandikira batangira kumbwira ngo Muyango ngo none ngo ugiye kubitiza umurindi. Ibiki neza umurindi?
ubwo noneho ngo abantu ngo nibwo ngo bagiye ngo gushaka ngo izo video neza. Okay, nabwo nta kibazo, bagende bazishake byibuza, biratuma babasha no kumenya, bazirebe birangiye. bazirebe babanze banarebe, kuko njyewe abo bantu ko ari babiri barimo ndabazi, n'undi umwe ndamuzi, bombi nyine ndabazi kandi nabo bari hano babibibwirira, sibyo? So njye rero natangaje no kubona ikinyamakuru cy'umuntu w'umusitari twese tuzi bifata bagakora inkuru, wagerageza no kuba approachinga, wakumva impamvu baguhaye ukumva nta nubwo urimo urarwana n'abantu bashaka kuguharabika, ahubwo bo barimo baricururiza, niko navuga, kuko nkurikije ubusobanuro nahawe bambwiye ngo twebwe turi gucuruza. ubusobanuro wahawe ngo iki? Ubusobanuro wahawe nande? Na nyiri na Badrama. kinyamakuru icyo ngicyo cya Badrama TV. umubwira ko bidakwiye, yakubwiye ko Yamaye message ndende, yamaye message iyo ndende, message iravuga ngo iki? ndende cyane, ndende pe. Niba ntacyo bitwaye, niba nta mabanga arimo, Nabanga ririmo, ibanga se riri hehe? Ibanga ariko ubu rirenze, ngubu urabona hano hari iki, ari ibanga rigihari, ibanga nta banga rirenze kuba rigihari. umuntu like umuntu muzima ufite ubwenge arimo arareba neza akabona video. Noneho njye ntangazwa n'abandi bantu bazi ukuri n'abo bantu babazi, ariko nyine bakomeza avuga ngo uyu muntu ni muyango. Njye ntabwo kuba naba ndi muri video ntago ari igitangaza, cyane cyane ko ya video ukuntu nayibonye n'umwana urimo, si size yanjye, si shape yanjye, nta nubwo ari level yanjye, nta nubwo ntago ari gushaka kwiyemera, ariko hari ibintu kamwe mu buntu ukabona level y'ibyo wakora iyo ngiyo ntabwo irimo. So uwo muntu rero namwandikiye nijoro nkumaze kubona iyo title. uwuhe inde? Wandikiye Nandikiye Badrama, ndambwiye se simbona ibyo mwanga ko babakorera mubikorera abandi, my brother. Mwoherereza ifoto y'ikiganiro, aransubiza ngo muyango wowe uri inshuti yanjye, reka nkubwize ukuri, nta ruhare na rumwe nagira mu makuru anyura iwanjye, ahubwo wenda kuba bakora ibyo abandi bakora nkanabihorera. Njye narahagurutse ndwana intambara zo guhagarika abo bantu bose, mwese nk'abasitari mwaricecekeye. Nagerageje kubarabura ngo twifatanye turwanye abo bantu batuvuga bwa buryarya n'ubugoryi bw'abasitari bacu, muraceceka. So njye nafashe icyemezo, nta mpamvu yo kuvugira abativugira, mbona ko ngomba guhangana njyenyine kandi nkikorera na business. Aho guhomba byose rero, abo bana bafite uburenganzira bwo gukora nk'iby'abandi mu gihe mwanze gushyira hamwe ngo tubirwanye. Ubu se kutaje muri comment ngo twamagane ababitangije, ukaza DM ari uko bavuga abandi tugaceceka. Icyo nagusezeranya, mwakunze abatwika mwanga kubamagana, n'abanjye bagendera ku byo mwanze kwamagana. Nk'abantu mufite ijambo, njye rero nabonye ingegera zitaza ngo zidukoremo akazi ku byo twubaka zirye zonyine zanadusenye. Fata iyo nzira yo gukora business nk'iyo, utekereza uko nkubwiye. Uwo ni Badrama wansubije gutyo. Ntabwo birarangira, reka banza ndamubwira ese hanyuma se aho wamenyeye imyaka itambutse yose wari wabona nzana abantu kuri social media zanjye, nuko se ntazo mfite kandi zifite abazikurikira? Aho ni ugushaka impamvu, uretse ko ntababajwe no gukorwaho inkuru, ahubwo iyo bakora bakanavuga ibyo bahagazeho. Ariko nawe nkurikije ubusobanuro mpaye, ndabona nta tandukaniro ryawe n'abo uvuga babangamiye sosiyete nyarwanda. Sawa, murakoze kandi nyuzwe n'igisubizo mpaye. Nimba wa mugani kunkoraho inkuru ari business, ninde wo kutifuza iterambere ryawe? Kuraje kandi ugire ibihe byiza. Aho yahise aza arambwira ngo nshuti yanjye, ngo uri mu bantu nkunda mfana, ngo n'umugabo wawe ngo ni ibindi nyine yari arimo arambwira ibindi nyine ubwo ibyo bya social media, ibibazo afitemo simbizi, sinzi aho biva, sinzi aho bigana. Nyine muri make ubwo we nahise numva ko impamvu ikinyamakuru cye kiri gukora kiri gucuruza ngo kuko ngo izo nkuru zisebanya arizo zibinjiriza zicuruza. Nanjye navuze rero ntabwo nanze gukorwaho inkuru, ntabwo nshaka kuba selfish, sinshaka kwikunda.
yewe sinaba ndi muri iyo videwo kuko abantu bari muri videwo mbisubiremo, bamwe mu bantu bari hano murabazi, bamwe ni inshuti zanyu abandi mwarasangiye. Ntabwo navuga ngo nje hano gukoranya abantu, ari nacyo ngira ngo mbwire buri muntu wese wambwiye ngo kuki ngo ugiye ngo ku masipesi munzi gake nisobanura, ngiye muyango sinyanza ngo mvuge ngo nje gusobanura ngo impamvu nagiye mu kabari, impamvu nakoze ibi, impamvu naguye, impamvu nifashe ifoto imeze gutya. Ubwo busobanuro ntabwo ngomba buri muntu wese uri hano, ariko hari ibintu ubona ukabona biri too much. Ahantu ujya mu bantu ukabona abantu bari kukurebera muri image yindi, ndimo ndishakisha, ndimo ndakora, ndimo ndiyubaka, kandi nabwo ibyo nkora ndabizi neza ko hari abantu bari hano babireba kandi babikunda. So abantu rero muri hano ndagira ngo niba utaranabona iyo video sije kuyisakaza, nabo ngabo bayirimo nabo ndakeka ko ari ibyago byabagure, ko urebye iriya video nabonye ari video ishobora kuba imaze igihe kinini, na ba nyirayo ubu ngubu byababayeho ndabizi ko biyakiriye banatuje, munabahereza agahenge, ariko ndagira ngo niyame mbisubiremo, mumbabarire gukoresha iyo rangaje, ariko ubwo ngubwo ni gutyo muba mwashatse ko ibintu bigenda. Niyame buri muntu wese uri hano, urimo uraza ku nshuti zanjye, cyane cyane inshuti zanjye nizo zifite umukoro ukomeye. Inshuti zanjye nta muntu n'umwe batageraho, wambwiye uyu ni Muyango, wowe ubwawe urabibona ko atari we, ngo kuko ngo umukobwa ngo duseka kimwe, abantu museka rero muragowe, abantu mwese musiko museka nka Muyango muragowe, cyangwa se ndagowe. Umuyango ngo uyu muntu ngo aseka ngo nka Muyango, smile. Niba muzi tekinoloji sinzi ukuntu mujya mubigenza, mugende mufate iyo video neza, uretse guharabika, uretse kuba muri abatindi, muri abagome, muri abana babi, mukora iyo bwabaga kugira ngo buri muntu wese mumubone muri angle mushaka kumubonamo. Nta kindi kintu cyatuma mushingiraho muvuga ngo uyu muntu ni Muyango, kuko njyewe nakomeje kurakara nkumva nshaka no gukora enquete nkamenya neza byimbitse, nkaba none nge nakishakira bari abana b'abakobwa nkavugana nabo, ariko ndavugana nabiki nabo bari kurwana, nabo bafite ibindi bintu bibahangayikishije bibababaje, nabo ntabwo bishimye ko zira video zagiye hanze. Yewe n'uriya mugabo urimo ndabizi neza ko buriya nawe ahari kuba yanabonye ino space n'ibiki ari ugukuriza umurindi, ari ukongera kubigarura, kandi nabo buriya niba ari n'abantu bafite amadepression bari bamaze kubyakira. Harimo umwana umwe w'umukobwa ufite business, naramukurikiranye, narayibonye muri bio ya Instagram ye. Ubu nimba iyo business ariyo yari imutunze, niba yari amaze kwiyubaka, biragenda gute? Mwashatse ko mbivugaho mbigarukaho, we biramugendekera gute? Mumbwire biragenda gute? Afite business ndabizi, abantu mukorera muri shike muramuzi, we biraza kumugendekera gute? Murataka abantu, murataka ngo abakomeye abari hasi ngo bimeze gutya. Nje ntago mbatinya, mutazabona Muyango ntavuga, ntaza muri social media ngo nshanuke nze nibonekeze mvuge ngo nze ngo naje ngo kwireguza, ngo naje gukora ibiki. Ndi umuntu ukora ibyanjye at the right time, at the right moment, ariko amasanga ntago nakabaye naje ku space ngo ndimo ndavuga ibintu by'ubugoryi, ndi kuvuga kuri video hejuru y'abantu umwe babiri batatu, uwo ngo ni Kazungu ka boss, we none yampereye kera, ntago ibyo bintu bijubu. Ni nayo mpamvu umuntu amubwira ngo icyo kintu si cyo, niba dupfiki we wa mwana we, ngiye kushakisha menye ikintu mpfa nawe, ngiye kugishakisha, kuko we ntago bije vuba. Utagira ngo niba uri kuri space, nimba ari abantu baza kurekodinga, niba nago mbizi, ariko we ndaza kugushakisha menye, ndi bubige deep. uriya umva muye uriya ntagutakaza Oya uzi impamvu ari umuntu dore akarisi ya Godfa nakoherereza izo chat uzishyira hano kuri dashboard. reka Muyango avuge, reka Muyango avuge. eh Muyakomeze. 2022 uri kumva? 2022 namwandikiye message, yarazisibye message ze kuri Instagram,
ariko ni ibaze ko namwandikiye ngo ndabona nawe ufite umugore, wibuke ko ari umugore mugenzi wanjye. Sinzi ikintu yarankoze, ariko ibaze ko namwandikiye iyo message irimo hano muri chat zanjye nawe. Arangije sinzi ibintu bibiri na yanyandikiye kangahe 2022 Kazungu ka boss. Arangije aranyandikira ngo nibibi ngo ubabajwe n'iriya foto koko. Ndamubaza ibyo se wabisibiye iki? Sinzi ibintu yanyandikiye arabisiba. Mpita mwandikira ngo I never do shit to people. Bamwe only Karma will deal with you. Urumva ko hano naho nari mfitanye nawe some issues. Hano hari iyindi message mbonye nari namwandikiye ngo niba iwanyu bakuramo inda iwacu suko tumeze. Ashobora kuba yari yapostinze amafoto yanjye muri bya bintu nabyo bya bitari binyureye byo gutwita. Ko hano namwandikiye nimba iwanyu bajya bakuramo inda iwacu suko tumeze my brother. Ni gutyo namwandikiye. Araza yashyira mu nshuti ngo byikurakaza ngo byari kera ngo bari kugusiga icyasha. Ese baba banabizi ko badusiga icyasha? Njyewe ubu ngubu nibwo baba babizi nyine, baba babizi cyane. ngo nabikubazaga kera cyane bari kugusiga icyasha. Wimfata gutyo, ubu ndubatse kandi sobanukiwe neza ibitabangamira abandi. Mwana wa mama, nta muntu nifuza kubera umutwaro, ndakwinginze w'imbonamo umuntu mubi. Ndamubwira sawa. Okay. Urumva So rero ako kara kanyuzemo kuri uwo nguwo ngo ni Kazungu ka boss. Ndamwiyamye mwese mubyumva, mumbabarire mbivuge gutya. Nimba ari nicyo dupfa, nimba ari nicyo nkeneyeho, uzanyegere, ndi umuntu wumva, ndi umuntu wumvikana, tuganire tuvugane, umbwire icyo wifuza, hanyuma undeke na famiye yanjye. Ndagusabye. Nta nubwo mugarukaho, byarangiye. Inkuru wanditse wazisiga wazikuraho, nanjye mfite platforms zanjye, mfite abantu bankunda, mfite abantu nubwo waza ukavuga iki, nubwo wavuze idebe bitakuraho uko yumvamo muyango. Zira comment n'ubuntu za bwawe ufite bitafite gahunda, nta kintu we bimbwiye, we nanakuretse. Hano ariko hari umuntu uri kwaka ijambo, sinzi ikintu ashaka. we ndaza kuri muhaso ubu muretse ntabwo turagera igihe cyo gutanga amajambo muya. Birababaje, reka nkubwire ngo twabirababaje. Reba hano hagiye hariho abantu benshi, abo bitwa ndi kubabona barazisika, bano bari ripupe bande, ndi kubabona hari n'abandi badakoresha n'urugero twita cyane, babaje mu mazina akaza yitwa Karaveri kandi ari Louise cyangwa Ange. Hano barimo mwese rero ndabyambabwire ngo ndabisabye, uriya muntu sinjye ntateze kuba njye n'undi munsi na nyuma y'ubuzima, ntabwo bizigera bikunda. Ngira uko ngenda nubwo mubona mba muri entertainment, mba muri social media, nirirwa mu bintu up and down, hari ibyo nakora hari n'ibyo ntakora. Nagiye gushaka nabitekereje, burangiye mbona ibintu byinshi nkabihorera, abantu hano banshyira ibintu byinshi ngaceceka, bakabona mbona nseka bakagira ngo ntabwo bingeraho. Ndabyumva bingeraho, ariko nkababazwa nuko nta muntu n'umwe uranzanira ngo anyereke ngo do n'ubutiku n'ubugamba. Kandi nanjye kuza hano kuri space cyangwa kubyuka nkandika kuri snap yanjye nkavuga ngo umva ndabiyamye, oya abanzi barabizi suko nkora. Ni nayo mpamvu benshi bavuga muyango nagajya respondinga ku bintu bavuze nakaryarya. Ndamaze nta mwanya afite w'amatiku, nta mwanya afite ubugoryi. Man, ndi umuntu, ubuzima bwanjye burananiwe, handi nshizemo ikindi kintu nahita nisarira. Hano mukajya mubona umuntu asigaye yarabaye umusazi. Mfite umwana ngomba gushakira ubuzima, mfite famiye man, kandi nta nubwo ari umwana umwe, niba mutanabizi mfite abantu benshi. Mwebwe niba mudafite ibintu byo gukora, niba mudafite ibintu bizima mwabwira abanyarwanda, mwiyemeje kubabaza buri muntu wese uko mubyutse, twazanye uyu munsi murabyutse mwanzanye biriya niba warakiriye uramaze.
ndakwiyamye iyakira ukwawe nawe buriya mfite nanjye kuro niyakiriye sibyo reka tube turetse njyewe ubu ngubu Imana imbabare ko ndi kuvuga aya magambo mwabidawunodinga mwabiteresheje mukagenda mukabibandika yaho mujya mubishyira simbizi ibyo ni akazi kanyu birabareba ariko ntabwo ikintu cyo kubatinya mwicare mukizi bya simbatinya mwa abanyamakuru mwe kuri YouTube ndabasaba nanjye mfite YouTube suko ntabasaba suko nayoboye kugira ngo njye mvuga ibintu ako iyo mwicaye ukagenda ugashimangira ukavuga ngo Muyango yambaye apare mu menyo wamusazi we uraryama ugasinzira mfite voice note man njye hano nayibumvisha mwese mukabyumva ngo hano ngo ni ngo hano ngo kino gihe iriya video nabonyemo umwana ufite iPhone niba ari ni kane ni kangahe iPhone ya mbere natunze mudatuma nza kurahira ibintu bitabaho yari iPhone X Max iriya telefone niba ari kane niba ari kabiri niba ari rimwe ntago nzi kabiragane iriya dushe na dushe niba ari umwobo bari abantu bari barimo nimba ari hena ntago mbizi niba ari kuzimu biriya bintu Imana imbabarire ko ntangiye gushyiramo ibintu byo kujudginga ariko oya mukabije sometimes Godfather mujye mutanga hano ikintu bita iki naringiye kuvuga ngo ubutabera nta butabera mbonye kuri iyi mihanda ntabwo babari fatiza message zishyira kuri dashboard babari uretse gato so Muya harya ngo kabosi ngo yavuze ngo ribu ngo si yaba data ngo nabantu ngo naga ari yabase we cyo koza amana nta kibazo so reka tubigenze gake so ngewe impamvu iyi space na mu bantu Muyango yabanje kunenga ntekereza ko ndimo kuko tuvugana na Muyango urabizi narakubwiye ko kubivuga public cyangwa kuzanga kuri space ari nko kubiha umurindi ngo nukubiha umurindi yego Muyango yahise ntuka aravuga ati niba ukoresha platform imwe uza ahantu ibintu bimaze kugera n'uburyo bimaze kunyangiriza urahishiki ndahishiki urafungura space mvuge cyangwa se ugushyigikiye abarimo kumparabika turi kumwe ngo kuko nge ntabwo numvaga ko byari bikwiye ariko niba muri nyir'ubwite yumvaga byamaze kurenga agomba no kubihagarika agomba no kuvuga uko ibintu biri niba utuvugana mu Muyango Godfather biba byajemo n'imiryango so kubera iki so ntekereza ahubwo ko hasaba mu rwego rwo kwamagana bino bintu navuganye na Muyango ambwira nabi ngo yari hano ndi gupaka ijambo ihangane gato mvuge nijoro hari umunyamakuru w'umushuti wanjye yanyandikiye ari kurebye ibintu namwandikiye namubwiye umva nkubwire ndakwiyamye nibiba ngombwa na nimero yanjye ugire uyisibe muri kubona ibintu abantu barimo baravuga babeshya barimo barabohereza amavideo ngo Muyango nakureka screenshot ngo unyandikiye mubwira ko atari we kuko biragaragara ko atari wowe namubwiye nabi anambabariye ndabizi ari kuri space bivaho ngaho bijya ku kazi urabizi ko ari ku isibo niho noneho haba abanyamakuru benshi uwamvugishaga wese ubundi ngenza bose mbasekera uwo nahobereye mubaza amakuru wiriwe gute mbaserereza nabo nababwumva nakubwiraga gutya ngo ndakwiyamye ntunanyegere gumaho stay away genda murambaza iki abantu mu barampara bikamuri kubona ko atari nge muri video murabaza abantu barimo ese nyene mbafate mbabazane mugati mwe mwashe mugasobanura iby'amavideo yanyu mwashyize hanze abantu bakareka kuyanshyiraho bavuga ngo ni Muyango baseka kimwe by the way uriya mwana nabonye anateye neza kanjye nago nteye kuriye no kujya mbanze hano mbabwire n'ukundi kuri mutari muzi uriya mwana urimo afite ukuntu ateye neza bitigeze bimbaho mu buzima ndabiyamye reka maze kwenga kano kantu hari ijambo Muyango hari akantu Muyango wavuze mu kanya nshaka gutiyaringa we ihangane Muyango none amaze gutiyaringa akantu niko nshaka gukira ngo clearinge akoresheje example y'izina rya Lili Pupe na Raziska yabatanzeho urugero ko bari mu mazina yabo ariko hari abandi baza mu mazina yego batabyumva so ndashaka kugira ngo biclearinge mutumva ko yabatanzeho urugero nk'abantu bafite amazina atarayabo yatanze urugero ku bantu azi avuga ko bo baza mu mazina ariko hari abandi noneho siza muri kubyumva so mutaza kwifatana naringiye kuvuga hano hari nk'abantu b'abamama ngira abamama benshi turi inshuti kurusha n'aba bana bose b'abakobwa kandi busanga abo bakobwa nibo barazengurutse izo video mwamubonye Muyango
mw'abakobwa mwe ntago meze nk'amwe mbanze mbaheze muyango reka tugende gatoya rero buretse ndumva Godfather buretse impamvu nari nkomoje kuri Raziska na Lili Pupe ni abamama tuba dusanzwe tuziranye akambona nje gusobanura ngo oya Godfather nimba ari ikintu mu buzima cyaba cyarambayeho kikaba cyarantunguye kikanantangaza ni iki ngiki bamama bakobwa beza muzi ko mu nkunda munakunda n'ibintu byanjye n'ibyo nkora uriya sinjye na nyuma kandi ibi bintu ndabigendaho natanze ikirego maze gutanga ikirego inshuro ebyiri ndabizi neza ko hano kuri no space ntabwo hashobora kuburaho umuntu w'umuyobozi ntabwo yaburaho ndabinginze mushakisha uko byagenda uko ariko kose ntabwo naza hano ngo mvuge aya magambo yose ngende muri ziriya video nabonye ntabwo bibaho ntabwo ndi igicucu bigezaho ntabwo ndi umwisiko bigezaho mfite ubwenge ntabwo ndi robo ndabizi ko bari bumpa ubutabera ariko niba uzi ko uri kuri no space ukaba waratanze warasharinze iyo video ukanavuga ngo uriya muntu ni muyango shame on you Imana izaguhane ndumva ngiye nanarekera naho ngaho ndumva nanakicecekera mbere yuko ugenda rero mbere yuko ugenda cyangwa mbere yuko mpera z'abantu amajambo muyango utubwiye ko bari abantu wafashe umwanya wo kumenya abo bantu bakwitiranya nabo ukagira abo umenya uvuze abakorera muri shike kubera ko abantu badakiranga izina ryawe kubera ko bikorera consequences cyangwa ingaruka z'abantu bakwitiranya nabo ko wabashije kumenya aba bantu birashoboka ko bashobora gukiranga izina ryawe cyangwa basi kuvuze ko watanze ikirego byashoboka cyangwa wagerageje kugaragaza abantu abari bo witirirwa ukareka icyo cyashya kikakuvaho niba warafashe umwanya wo kubikora abo bantu wabashije uvuze ko wabamenye ariko biragaragara ko utabavugishije ese niba utarabavugishije birashoboka ko abantu bashobora kuvayo bagakiriyaringa izina ryawe izina ryawe muri industry muyango urakora ufite ibintu birenze kimwe ukora birashoboka ko aba bantu bashobora kuza bagakuvanaho ikishyashya bakikorera ingaruka zahashize habo umva nkubwire icyo ni kimwe ikindi before yuko ufata ijambo ikindi ashaka kukirenga kino kintu ntabwo turi ahangaha cyangwa ntabwo iyi space yakozwe ngo iyo video isakazwa abantu bayirebe nibashake oya ntabwo nkwemerera uri gukoresha sheri wikoresha inshuti yanjye babigiye gukoresha uburakari barayirebye barayohereza nyo ariko ntabwo bikwiye turi ahangaha impamvu turi ahangaha uretse n'iyanjye n'iz'abandi ujya usanga izo video njyewe mbere bajyaga babivuga simbyemera umuntu akavuga ati barampakinze akavuga ati ariko we baguhakinga uri umusazi urarwaye bimeze bite byonyine hari ahantu hano bita ku iposita ujya gukoresha telefone ugasanga abana bagiyemo buriya hari n'abantu babayeho ubuzima bwabo bishyura abantu mbabarira ntuyishyireho ukongera ukamuhande mbabarira iyo ni trauma abantu hano hanze babana nayo ntabwo ari izo gusa hari n'izindi usanga zitari n'izo z'abambaye ubusa ari ibintu byinshi bigiye bitandukanye so rero njye ntabwo ndi hano kugira ngo nsakaze izo video wa mugani nk'uko ubivuze ikindi ntabwo ndi hano kugira ngo mbwire abantu ngo baze ngo bakiriyaringe oya ubutabera njye ndabwizeye buzagaragaza abo bantu kandi buzamakinga sure ko uwo muntu ni njyewe cyangwa ntabwo ari njyewe kwanza first of all nta nubwo nshaka kuvuga ngo bazagaragaza ko kuko si njye ariko bazatanga ubutabera berekane ibintu byose ukuntu bimeze ku murongo from A to Z ndabizi neza ko bari kubyumva agahinda kanyishe ndava ku kazi ngataha ubundi navuga ku kazi ngashaka utundi tuntu nigiramo ariko ubu ngubu mind yanjye yose iri kuri no case kugeza irangiye abantu mwakomeje kunyandikira mbisubiramo ugiye kubitiza umurindi ngo ugiye ngo kuri space ngo utarubizi ngo agiye kubimenya nicyo gihe cyo kugira ngo namwe ubwanyu mumenye ko n'igihe bizabagereraho uwo muntu ntago ari muye nta nugateze kuba we ndabasabye urakoze cyane agahinda mfite kenshi ntago ari ukuzana amarangamutima sinje kubatera imwe ngo mungire imwe ndabizi abantu bo kuri iyi mihanda namwe mugira ariko nanone je kubabwiza ukuri kweruye kuri mu mutima wanjye andi n'Imana none ahimanutse ikazi kavuga ngo ibyo bintu kuvuga nabwo ati Imana ndenganura hanyuma abo bantu nabo bafite amahoro yabo sinzi gahunda zabo ariko uzakenera kubavugisha barahari ushobora kunyura ariko mu buryo bugize gute bufite discipline uwumva ibisobanuro byanjye bitamunyuze
ashobora kunyuraho hama nkamubuza n'abo bantu bakavugana nabo ariko nabo nimubareke ntabwo abo ngabo ntabwo twebwe ntacyo ntabwo twebwe nta ntabwo n'ubwo abo ngabo imyaka itanu bakenewe ishize erega buriya nabo erega buriya nabo iyo hagiye amashusho y'urukozasoni kuri amashusho y'ubwambure bakaba bavuga ngo ni runaka buriya nabo ntugire ngo ntabwo borohewe barababaye kuko harimo n'umwe washatse sha yaganiriye n'umuntu aramubwira ati sha ati ubwo nyine yamubaga mubaza sura nimuyanga ati uwo muvane muyango muri ibyo bintu ntabwo uriya mwana ariwe sinanamuzi sindanahura nawe sindanamubona mubona gutyo kuri social media ariko ibyo bintu mubireke birangire twarwaye depression ariko depression ziri kugenda zikira none ngiye ku kindi kwitinya uragira gute se wumva n'ibinyamakuru bikomeye hano umuntu abyandika koza ngende ngo bari gutwika ibyo turaza kubigarukaho nyine reka tugende gake andi bo bakavugaho bakaza bakarira inkundura reka nsabe abantu bari buzangaha ntihagire umuntu uzana amagambo yo gusesereza mugerageze gukontorora amagambo nibashaka bayazane ntabwo nshaka ko reka twumve so Janet ijambo ryawe mwiriwe ndabashuhuje muyango reka mbanze nkukomeze cyane wihangane take heart icyo nashakaga ngo sharing nawe ukomeze ubarege njye narinzi ngo ntiwabareza ariko numvise ngo arabareza 3 months ago njye hari abantu banyihaye baransebye ibi bintu by'abanyarwanda gusebya bene wabo noneho bakabitwara izi abamwe bakajya bakugira inama byihorere ntabwo baba bazi ukuntu wowe ubabaye mu mutima iyo bitaramugeraho we ntabwo aba ababaye ariko wowe bakakomeza bakubwira ngo ihangane ntuvuge ibi bintu by'iwacu byo kutavuga rwose bimaze kugera ahantu abantu mureke